muraho neza bene data. Yesu nashimwe. Maze igihe ntari kuboneka, ariko nagira ngo mbisegureho. Ubundi abantu basoma Bibiliya barabizi, Abisiraheli bari mu butayu barimo kujyana na Mose, bari bafite inkingi bajyanaga nayo. Iyo nkingi iyo yahagararaga, nabo bahagararagaho. Babona anyeganyeze gato, nabo bagakuramo bakaba baragiye. Rero ni ukuvuga ngo nanjye ni uko byangendekeye. Inkingi yarahagaze, nanjye ndahagarara. Ariko noneho ntabwo tugarutse tuje muri gahunda z'ubuhamya nk'ibyo twari tumenyereye. Oya, nabwiwe ko iyi shene tugiye kuyikoreraho umurimo wo gutambutsa amashimwe y'Imana yagiye idukorera. Hari ibyo tuba tubona bisanzwe, hakaba n'ibyo tubona bidasanzwe. Mbese buri muntu wese agira uko afata ishimwe mu mutima we bitewe n'icyo Imana yamukoreye. Ubwo rero ntibizabatangaze mubonye byahindutse ari uko bimeze. Noneho turi gutambutsa amashimwe. Rero uyu munsi dufite umushyitsi wifuje gushima Imana. Nawe aravuga ati hari ibyo Imana yankoreye numva ntakomeza kubika mu mutima wanjye. Uwo niwe tugiye guha akanya atambutse ishimwe rye, yidagadure, kubera ko ari urubuga rw'amashimwe. Mwarakoze kwihanganana nanjye, Imana ibaha umugisha. Ubwo rero nizere ko n'ubundi tugiye gukomezanya. Sawa, reka ndeke umushyitsi aba ari buza atubwire icyamuzanye. Nanjye ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Igihe umushyitsi bavugaga ndabakunda. Ngo rero nitwa Mukarutamu Tereza, aho navukiye ni Iburasirazuba, none ubu ndi mu mujyi w'i Kigali witwa Kimisagara. Kuva i Kibungo kugera Kimisagara hari ubuhamya bwinshi, kuko ntabwo naje gutanga ubuhamya, naje gushima. Ubwo rero ishimwe ryanjye aho rikubiye, nubwo ari menshi nashima, rikubiye ku bana. Narabyaye, maze kubyara, umwana amaze kugeza amezi 9 aba arapfuye. Igihe kigeze ndongera ndasama, ndabyara. Umwana maze kumubyara se hashika aba arapfuye. Sigara ndaho nyine, numva ndabana se bizagenda bite, nzahora ndimpfusha. Ariko itabura uko igira, yankoreye ibintu byiza, nibyo bitumye rwose ngera aha hantu. Igihe cyarageze rero, kuri uwa kabiri wa se hashika, numvise ishimwe nyobeho aho rivuye, numva ndishimye kandi umurambo uri mu nzu. Nkashima Imana, ndagushima ko umpaye umwana kandi mbona ntazamutuma. Aho ngaho ntari naharenga, nabonye Imana yishimira ishimwe. Ntabwo yishimira gusaba gusa, nashimaga mfite umurambo mu nzu. Igihe cyarageze njya ku rusengero, nsengera mu gakinjiro. Mbwira pasiteri mu mwanya nshima Imana, ntabwo nabitabiraga, byari muri jye. Nimugashima Imana ku byiza gusa, niba igaragara nk'ibibi Imana ijya ibikoreramo. Ntabwo numvaga ko yabyumvise, narashimye ndataha. Igihe kigeze ndongera ndatwita. Ntwite rero, igihe cyo kubyara njya kubyara. Igihe cyo gusezera abandi barabasezera, nsigara mu cyumba. Nari nagira ubuntu nabyariye clinique, nsigara mu cyumba. Mbwira Imana ntari ku Mana, kucyo nshyiraho akantu k'inyongezo, kandi numva ngushima uko umutima wanjye ushaka.
irambwira ngo mu kuboko kwayo ngo ntabwo havamo ibyiza gusa. Ayo magambo rero narayumvise y'ububara Imana yarayababwiye, ariko nanjye irambwira ngo mu kuboko kwayo ntihavamo ibyiza gusa. Ariko yari ifite ikintu indindirije. Naratangaye. Kuri icyo gihe nashimaga napfushije umwana, uwo nguwo wundi nabyaye, namubyaye uriya wapfuye namubyaye itariki 10 z'ukwa mbere. Undi mpaye nanone mubyara itariki 10 z'ukwa mbere. Nsanga inezezwa nishimwe. Nta kijya kimbuza gushima Imana niyo yaba ari urupfu. Ubwo rero narashimye ntazi ko ibyumvise, ariko inyereka ko yabyumvise. Impa umwana ku itariki 10 z'ukwa mbere nanone. Narumiwe. Imana ishimwe. Bibaye aho rero urumva nari mpfushije babiri, mfite uwo mukobwa nari nabyaye. Igihe cy'umuzungu witwa Bonke rero njya kuri stade, ndavuga nti rero ngiye gusaba umuhungu. Abo babiri bapfuye bari abakobwa, n'uwo yari umukobwa. Mbwira Imana ndashima, ndagushima ko wampaye abakobwa, kandi nari mfite umwungu wo wari uriho. Noneho ndashaka n'umuhungu. Imana ishimwe. Narahagurutse ndi kumwe n'abaririmbyi bamwe ba Baraka, barambaza bati upfukamye usaba iki? Ndababwira ngo nsabye umuhungu. Ntabwo nari nzi ko Imana yumva, ariko Imana irumva kandi ikanasubiza. Ngiye kwa igihe kigeze rero ndatwita n'ubundi njya kwa muganga. Muganga agiye kumbaga arambwira ngo rero ngushobora kubyara n'agahungu. Numva nyibukije ikintu nasabye Imana. Ngiye baduteraga ikinya umubiri wose. Twakangwaga bitinze. Ariko kubera ko Imana yashaka ko byumva nkiri mu kinya, bamaze kumbaga numva. Ndagenda ngeze muri sare, numva abantu baravuze ngo mbega umuhungu mwiza. Nari mu kinya, ndasakuza ndabanga umuhungu. Ngo umuhungu urumva namusabe kuri stade, ntabwo nahinzi ko Imana ari we izasubizaho, kuko data ntiyigeze abyara umuhungu. Numvaga ari karande, ariko reka mbabwire Imana irumva kandi Imana irasubiza. Nuko umwana ndamubyara. Babandi nabwiye maze gupfukamuka nibo bansuye mbere, baravuga ngo uyu ni Bonke, kubera ko namusabye igihe cya Bonke. Hari ikintu rero cyaje kumbera nk'isomo. Narabyaye nyine maze kubyara, numva nibyo, ariko sinamenya ko Imana yabimpaye nk'umwenda nzagaruka gushima. Namusabye hari abantu benshi, ndavanise ndajya gushima mu byatsi, ndajya gushima. Nuko integeka kujya gushima, ndagenda pimiranya aho nari nicaye munsi y'ipoto. Ndururusa ndayibwira ngo mwami wanjye, ngo nguyu wa muhungu. Ntugire ngo wa wundi baririmba mu ndirimbo bavuga ngo umubyeyi yaravuze ngo nguyu wa mwana nagusabye. Nanjye nagiye kuvuga ngo nguyu mwana nagusabye. Bivuga ko niba wasabye hari n'igihe cyo gushima. Ubitsa amashimwe y'Imana kubera iki? Yatambutse kuko yabikoze ibishaka. Nuko ndashima Imana rero rwose, uwo muhungu arahari ubu abyaye rimwe. Ndongera rero ikintu nshaka gushima cyane, urumva umukobwa namuhawe itariki ya wa wundi wapfuye n'ukwezi. Umuhungu nawe muhabwa uko nababwiye. Icyakurikiyeho rero nagumye aho mbese mfite umugabo. Gutwita biranga, kandi nari mfite umugabo ukunda abana. Gutwita biranga pe, biranga. Aravuga ati rero ngiye kukubagisha, kuko ahari warifungishije cyangwa wagiye murona. Ntabyo nari nakoze, ntaho napo, ntabwo nari nifungishije, yewe sinari nanabaze nk'uko abandi babikora. Imana yari yambariye niyo yari yabikoze. Nza kugeza rero umwana afunga nyifita umwana w'amezi 2. Imana irambwira ngo sengera kubyara kwawe. Ndasengera kubyara mfite uruhinja. Nkumva ntabwo bishoboka. Naho Imana irareba ibiri imbere. Umwana agira imyaka 3, 4. Turasezerana turavuga ngo noneho uve kwibere. Arivaho kuko yari mukuru, yari afite imyaka 4. Amaze kuva kwibere nkagira ngo hari ndongera mbyari. Dore ngo indirabura. Dore mu rugo rwanjye ukuntu byagenze nabi. Kuko Imana yarambwiye ngo usengere kubyara, ngo kuko abantu, yambwiye abantu
burya niba warozwe irabikubwira, niba ari ikindi cyinshi irabikubwira, kuko dufite Imana ivuga. Abantu bakoze ibyo kugira ngo n'umugabo akwange. Ndavuga se umugabo wanjye dukundanye gutya ntako yaryaga ngo ashure ntaki, twakwangana dute? Ariko shitani iyo yahagurutse arahaguruka. Imyaka 3 irashira, 4, 5, 6, bigeze muri 6 umugabo mbona arahagurutse ati ndashaka kukuvuza. Ndwaye ikizi? Ati urarwaye, kuko ibi wakoze bizakuzanira ingaruka. Ndafese nakoze iki rwose? Nta kintu nakoze, nababwiye ko nta kintu nakoze. Nuko araza mvanaho nasengaga anjyana kwa muganga. Yishakiraga abana ubwo abandi batabashaka, we yashakaga abana. Turagenda rero tugeze kwa muganga, umuganga umwe aravuga ngo abonyemo akantu mu nda, kandi nta kari karimo ni shitani gusa. Arambwira ngo nihute cyane, ejo bundi nzajye Faisal ambage kugira ngo arebe icyo kintu kiri mu nda. Ndavase none se bafunze ntabizi byagenze bite? Naragiye Faisal, maze kugera Faisal barabaga, barasaturinda nkuko basaturaga icyo gihe. Ubu bwo si ukubaga n'amafiyeri. Barasatura, bamaze gusatura bareba mu nda, bamaze kureba mu nda muganga ahamagara abaforomokazi ngo bamufashaga. Nanjye naharabona inabwiye ntimutaye mu ndebere, barabarokore ntimutaye mu ndebere indwara ndwaye. Barabaga, barangije babura indwara. Icyo kintu cyose ni cyashaka kunsenyera urugo, ariko nanjye narukomeyeho. Imana ishimwe. Ubwo rero ndataha. Urumva iyaba nk'abagore b'iki gihe yavuga tumbagisha nta n'indwara, ariko nyine ko yashakaga umwana nta kintu nari kumukora. Nanjye ubwanjye sinarizi niba baramfunze niba bataramfuze, kuko nabyaye intambara yegereje, ntabwo nari mbizi. Ubwo rero imyaka 9 ibirashize ari ukubagwa nta kintu bifashe. Nasanze dogiteri ankorera controle, arambwira ati uko wabazwe uri ni kukiri. Fata umwanzuro rero ndavuga nti noneho ngiye kugerageza Imana. Imana irageragezwa kandi ifite ukuntu ikiza. Ndavuga nti noneho nta mwana w'ikinini shaka, ndashaka umwana original uvuye ku Mana. Bibaho mugati vanjye ukuvuza kwa bamazi mpaka hehe hose. Ndamubwira ntoya ndashaka umwana original. Urumva ngeze mu myaka 9, 10, ngeze mu wa 10 Imana itangira kumbwira ngiye kugusetsa. Avuga se nzaseka kandi nzagukorera icyiza, ngo numara kumpamya nzagukorera icyiza. Ndayibwira ngo icyiza wampa umwana. Burya mu bintu twanga icyiza. Nge naratangaye kubona Imana isubiza icyiza nayisabye. Niba ari icyiza ushaka kumpa umwana. Igihe kiragera rero intumaho kambwira iti ko nabo umurokora akaza kambwira ati ko nabonye hari umuntu usasa icyare mu nda yawe. Icyare urumva yari irimo itunganya ibintu. Ubwo ngeze mu wa 10 hatangiye kuza ibimenyetso, ngatwita indi kavamo, kandi nkatwita mfite umugabo turi kumwe, simubwire ko ntwite, kuko yafataga nkaho ari uburyarya mushyiramo ngo nkunde nubake. Indi kavamo ntabimenye. Kunda ya 3 ubwo navanyemo 3. Kunda ya 3 umukecuru twari kumwe yaragiye aramubwira ati nyamara ati uriya mu mama afite ikibazo. Ati ikibazo cye atakuyemo inda. Ati no. Inda rero ngiye gusenga Imana irambwira ngo umurimo natangiye nzawusohoza. Uwo natangiye muri wowe mbega nzawusohoza. Imana ishimwe. Igihe kiragera rero ku mwaka wa 11 ishyiramo inda, ariko iwanjye hari intambara. Nkubwire ngo intambara ku buryo hari umugore utwarabyaraga twasenganaga yaravuze ngo Imana ishimwe kuko ari we ihaye inda gihita mu mpaye itayimpaye, kubera ko nari mfite urugamba. Ya umugabo wanjye yakwinjira ati umugore utabyara simukeneye. Nari mfite umuhungu n'umukobwa, ntabwo mukeneye mu nzu, ntabwo nkeneye umugore utabyara. Igihe kiragera Imana imwereka ko ari Imana yinjiza
indi maze kwinjira Imana irambwira ngo ugire ibanga ntugire ubibwira. Urumva n'umugabo ntiyari arimo kuko yarandwanyaga kavuga ngo ndakecuye sinabyara, ariko Imana niyo waba ukecuye yamuguha. Igihe cyarageze umwana ndatwita, maze gutwita umugabo arushaho kurakara kuko atarabizi. Arambwira ngo nisohoke mu cyumba, ndabara barasohora ngo bigende, ati sohoka kuko nari najyanye mushiki we gusenga, ati aho wamujyanye simpashaka, ati sohoka. Ndamubwira mbabarira. Mushiki we araza ati niba ushaka ko amaraso ameneka guma mu cyumba cyangwa usohoke, kandi mfite inda kuko Imana yambwiye ngo ceceke, yanyigishije kugira ibanga, ceceka. Yari ifite icyo ishaka gukora. Ageze njya mu bana, mbese anyohereza mu bana, mbariho ndyama, bari babanagaya ko atari bo, nge nari nshimaga Imana ko yabampaye umukobwa n'umuhungu. Turaryama, tugeze aho ndamubwira ntari ko mugabo wanjye ni ibiki? Ati singushaka mbundi, singushaka aha, genda iyo ujya, umugore utabyara ngira vuba. Kandi yari afite impamvu, abantu bacu bari bashize mu ntambara, yashaka ko nuzuza abo yumvaga hari bapfuye. Igihe cyarageze ndamubwira none se nge sinahukana ndi umukirisitu, ntabwo nahukana, singiraho nahukanira, ndi umukirisitu. Wampaye inzu ko ufite inzu nkayibamo. Ahita avuga vuba ati ngiziriya genda ujyemo. Ndagenda ngendana n'inda yanjye. Iyo mba umupfapfa utumvira Imana mba naramubwiye kugira ngo antunge, ariko kujajirwa Imana si cyo cyatumaga antunga. Naragiye nyibamo, umugabo ntiyamenya ko ntwite, ariko ngira ubwenge. Nabwiye mubyara we w'umugabo wari wadusuye, ntariko nubwo ameze kuri ndatwite, kugira ngo batazagira ngo haraho nyivanye hanze. Arambwira ati niba utwite koko ntugire ahantu ujya. Ntaho njya. Mbayeho amezi 3, 4, 5, 6. Imana yari yarantumye ngo igiye kunsetsa. Narariraga ariko mu kanya ngaseka, nkavuga nti ubu waranshubije ndatwite mu myaka 40. Imana ishimwe, Imana igira neza. Nuko mbayeho amezi 7 rero, nkavuga se nzajya kwipimisha nta mugabo ufite bizagenda bite? None se namuhakana nzabigenza gute? Ariko yabonaga yuko azangarura mu nzu, nanjye nkajya kwipimisha. Igihe cyarageze rero numva arangaruye, arambwiye ati ngwino mu nzu. Ndagera afite isoni nyinshi cyane, indi igeze muri 7, ari ukwe nanjye ndi ukwanjye, kandi mutekera, mpaha, mufurira, mukorera twose nk'umugabo wanjye, kuko narabisezeranye imbere y'Imana. Ndavuga ngo arwaye cyangwa atarwaye, Imana yarabinyigishije. Abantu benshi bavuga bari mu ivara akavuga ngo nzabana nawe urwaye tutabyaye, ariko ubu divorce zirimo kuba ubu ngubu, nuko batibuka icyo bavugiye imbere y'Imana, bakagira ngo kurwara ni ukujya hashika, ariko uburwayi ni bwinshi mu nzira. Ngiye amaze gufatwa tyo, ndavuga nti nzabwihanganira kuko narabisezeranye. Igihe cyarageze ndabyara. Nababwiye ko nagiye stade gusaba umuhungu, noneho yamumpaye ntaho natirimukiye. Yarabitekereje mu mutima wayo ati ndamuguha. Imana ishimwe. Burya Imana iginyurwa iyo ibonye ibintu byose bikwituyeho ukabyihanganira. Imana iginyurwa. Sinababwiye ibigeragezo nawe nabyo nzabibabwira igihe nikigera. Ko umugabo yageze akavuga ati ubu ngiye kugukorera ikintu, nzabyara mu gasozi ubarere. Yagiye kumbagisha avuga ngo nagiye murona azazana abana nge mbarera. Imana igiye kumbwira ngo ntureba ko yasaze ngo arashaka abana, nta mwana wo mu gasozi nzamuha. Mbese Imana yarafashije rero, kandi uwo mwana imaze kumumpa, umugabo we wanjye yagaruye umutima. Garura umutima, aravuga ati mu bana iwacu tugira ni abana 3, mfite 3, mbyaye 5 bazima, n'indi 3 zavuyemo mbyaye 8, ariko Imana yansigarije 3. Imana ishimwe. Ubwo maze kumubyara, mbese ndashaka kumubereka uburyo Imana ntitanga pirate. Uwari wankoza atyo wandogaga yaravuze ngo ntabwo nzikebuka ikera ku bibero, niko abanyarwanda bavuga. Ariko Imana igiye kumpa
ntabwo yampaye icyera, yampaye umwera. Imana ishimwe, ifite uko ikora rero. Dore nguyu. Imana ishimwe. Ubwo rero Imana yaransubije, numvaga gushima kwanjye ari ibintu nashima byinshi, ariko ku bana yankoreye ibintu ku buryo umwana mufitiye ubuhamya. Niba uwo yaravutse ku itariki 10 z'ukwa mbere, nkaba mufite ubariho abyaye 3, undi akavuka namusabye Imana ari umuhungu, nayo inyongeza undi ntayisabye. Buri gihe duhitwa icyo twayisabye n'icyo tutayisabye ikabikora. Imana ishimwe. Ndabashimiye kuntega amatwi. Ibi bintu nari mbifite kuva namubyara, ntabwo nari nzi ko iki gikorwa Imana izagikora nkavugira aha hantu. Naramubyaye byarantunguye, nagendaga ndira kubera ibyishimo. Ndashima Imana ko namwe mumubonye. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushima kuko uri Imana yacu. Turagushima kuko watumenya amazina. Turagushima Mwami Imana Data wa twese, kuko ujya utwiyegereza tukakwegera, kandi uri mu ruhande rwacu nta mubisha. Nuko rero tugire neza, ubane natwe. Abumvishije ubuhamya Mwami, ubahe umugisha kandi bagire neza muri byose. Nyaguhora ku ngoma mujyanama mwiza. Turumva twamamaza ishimwe ryawe, kuko uri Imana ivuga kandi ugakora. Urakoze kuko twumvise kandi dutegeye amatwi, kandi ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu.